itabakamba mu birenge by'Uwiteka ishimwe n'icyubahiro bikwiriye Uwiteka ishimwe n'icyubahiro bikwiriye Uwiteka ishimwe n'icyubahiro bikwiriye Uwiteka. Murakoze cyane. Duhagaze hano nk'umuryango mu mwanya wo gushimira Imana. Ndaza kuvuga mu ncamake urugendo rw'ubuzima, niwo mutwe w'amagambo nahaye iri shimwe. Urugendo rw'ubuzima kuva tariki ya 2 z'ukwezi kwa 9 2003 kugeza tariki ya 9 z'ukwa 12 2019. Biragoye nk'umuryango kubona ibyo tuvuga kuko byatubayeho birarenze, ariko nta bibazo umuntu yagira birenze ubushobozi bw'Imana. Mu kuri twajyaga dusoma amateka y'abantu benshi muri Bibiliya, tugasoma ibya Isaka na Rebeka bamaze igihe kirekire bashakanye batarabona umwana, tugasoma ibya Hana, tugasoma n'ibindi by'abandi bakurambere benshi, tukabibona nk'ibitekerezo ahari Bibiliya yashatse ko byajya bihumuriza abantu, ariko ibyatubayeho bisobanura neza yuko burya Imana igira gahunda. Tugiye mu byanditswe byera tugasoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 9 ku murongo wa 3, haratubwira ngo ahubwo ibyabaye byose kuri twe ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri twe, kugira ngo abatarashoboye kumenya Imana mu bitabo bayibonere kuri Bizimana na Tate. Niyo mpamvu nababwiye ngo ndababwira urugendo kuva tariki ya 2 z'ukwa 9 2003. Abenshi ntabwo bazi impamvu z'iyo tariki, ariko abizera b'iri torero barayizi. Iyi ni itariki twagezeho ubukwe bwiza bunejeje. Murabizi yuko nyuma yo gushingirwa umuntu aba yiteze igikurikiraho, kandi igikurikiraho ni ukubona umwana. Twarategereje rero ibihe bitari bimwe, ariko ibyo twibwiraga ko birashoboka vuba byaza gushoboka. Igera igihe turambirwa gutegereza, ariko Imana yo ibifite gahunda. Turashimira Imana ko yakomeje kubana natwe muri ibyo bihe byari bigoye. Abantu benshi bagiye bavuga amagambo atari amwe, abo kuvuga baravuga, igihe kiragera amagambo arashira. Abo gusenga barasenga, igihe cyo gusenga nacyo abantu bararambira. Mu kuri ntabwo byari byoroshye, ariko turashimira Imana ko hari abana b'Imana bakomeje kuba ku mavi, bakomeza gusenga basaba Imana. Igihe kigeze rero tariki ya 9 z'ukwa 12 Imana muri mwaka wa 2019 Imana irabisohoza. Igihe umubyeyi Tabe yari afite imitwaro, abantu benshi barabibonaga bagatinya kubivuga, abatse Imana nagira ibyo mvuga ntibizabe, byazagenda bite? Nuko rero Imana yo yari ifite gahunda. Tariki ya 9 z'ukwa 12 2019 nibwo yerekeje hariya mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal. Nuko mu masaha agana saa 6 saa 7 tubona Imana duhaye umwana w'umuhungu. Zaburi y'ijana 18 umurongo wa 1 haratubwira hati nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Tugiye muri igice cya 3 umurongo wa 5 haratubwira ngo iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo. Niyo mpamvu tuzamuye amaboko kuko abaririmbyi bamaze kuririmba dushimira Uwiteka n'icyubahiro cyayo, ku izina ry'Imana rihimbaza. Imwana rero tumaze kumubona nk'umuryango twamwise amazina, twamwise Agira Neza, Cyuzuzo, Jana. Ni amazina 3 yanditse mu bitabo, Agira Neza, Cyuzuzo, Jana. Ariko afite n'izina ryiza yahawe n'umuryango wa Jia tubamo, ndetse n'abizera bapfukamye bagasenga, izina ryitwa Samuel. Rero niryo ni izina yatangiranye akimara kugera kuri iyi si.
igihe twageraga no mu rusengero umutambyi wacu pasitoro amufashe mu biganza aravuga ati nanjye uyu mwana mwise izina rye ni Samweli. Rero naryo ni izina rye ryiyongeraho. Aya mazina yari afite ubusobanuro. Impamvu ki twamwisagira neza? Twamwisagira neza kuko abantu benshi baturebaga ntaho byarangiye, abantu bakumva ko nta byashoboka kuri twebwe. Rero aho tunyuze abantu bakavuga ibyo bashoboye kuvuga, badashoboye kuvuga cyakora bagasenga. Nuko rero iryo zina Yesu aratwibuka aravuga ati aba bantu kubakuraho igisuzuguriro, nuko tumwita Yesu agira neza kuko yatwibutse mu gihe gikwiriye. Twamwise Cyuzuzo. Burya umuryango wuzura iyo ufite umugabo, umugore n'abana. Niko mu muco nyarwanda no mu muco w'isi ndetse no mu muco wa Bibiliya niko bimeze. Mu gihe rero twari tukimutegereje ntabwo umuryango wari wuzuye, ariko rero umwana yaje ari Cyuzuzo. Niyo mpamvu twamwise Cyuzuzo kuko ubu umuryango wacu waruzuye kandi wuzuye umunezero, inshuti n'abavandimwe twese turishimye. Twamwise Jana. Jana ni ijambo ryo mu zindi ndimi risobanura impuhwe z'Imana. Imana yatugiriye impuhwe, yumva kandi yumvira amasengesho y'abana b'Imana. Buri wese mu myizerere ye ajya asenga uko abyumva, umuyisilamu, umugatulika, umupentekote, utagira idini, umuntu wese dukunda asengesho yasenze. Ayo masengesho rero mwese Imana yarayumviye, niyo mpamvu mwaje kwifatanya natwe gushima. Imana rero yumva ayo magambo itugiriye impuhwe, niyo mpamvu twamwise Jana. Kandi abasenga bamwise Samweli kuko uyu mwana yaje ari igisubizo cy'Imana. Niyo mpamvu rero iryo zina naryo ari izina yahawe, kuko mu gihe cya nyuma ya saa sita benshi bari buze kugira umwanya wo kuvuga bitewe n'uko umwanya ari mutoya. Hatoranyijwe abantu bakeya bahagarara ibyiciro, ariko abifuza kugira ibyo bavuga namwe nyuma ya saa sita mushobora kubona umwanya mukita n'andi mazina, buri wese bitewe n'uko ari kubyumva. Mu ncamake rero nk'umuryango turishimye. Amagambo yacu yo gushima muri Zaburi 136 umurongo wa 4 aravuga ngo nimushimire Uwiteka, Imana ikora ibitangaza yonyine, kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Dore abantu ni umwanda uturuka ku Uwiteka, kandi imbuto zo mu nda nizo ngororano atanga. Reka rero Imana ntacyo twabona twayishimira, ahubwo reka dukomeze kuzamura amaboko tuyishyuye muri uwo munsi mu izina rya Yesu. Ntabwo rero nasoza ndashimiye mwebwe mwese mwaze kwifatanya natwe muri uyu munsi, n'abandi kubw'inshingano bari kuza nyuma ya saa sita. Nk'uko rero byateguwe n'umuryango, turi kumwe n'umubyeyi wacu mukuru, reka nawe agire icyo ababwira. Ndagira icyo mvuga gitoya, kuko tukimara kubona uyu mwana twabonye igihe cyo gushima gihagije, ariko no muri uyu mwanya mutoya ndagira bite nashimira Imana mu magambo make, bitewe n'uko uyu mwanya ari umwanya mutoya. Muri make rero ndashimira Imana ko yahaye mwarimu John impano y'urukundo, impano itazasaza, kuko no mu bwami bw'ijuru guhanura bizashira ndetse no kubwiriza bizashira, ariko urukundo rwo ruzahoraho. Izina ry'Imana rihimbazwe. Rero nawe reka mushimire ko iyo mpano yayakiriye neza kandi akayikoresha mu buryo bwose bushoboka. Ntabwo ari imiryango myinshi ikunze kwihanganira ikigeragezo nk'iki, bamaranye imyaka isaga 16. Ku bw'ibyo rero bagize kwihangana bikabije umuntu atashobora gutekerezaho. Ndagira ngo mbabwire ko nta gihe na kimwe Tabiya yigeze ambwira ko hari amakimbirane yabonetse mu muryango akomotse kuri icyo kigeragezo, ahubwo amagambo yaturukaga ku mutima ya mwarimu John yari ayo kumuhumuriza, ayo kumukomeza no kumutera ibyiringiro. Ibyo byasikaga umutima wanje, nubwo igihe cyari kibaye kirekire ku mwana w'umuntu, nkabona ko ahari bitagishobotse, ariko kubera urukundo rwabaga muri uwo muryango byatumye nkomeza kwegera
ndavuga byinshi ahubwo reka ndekere aha ngaha. Ubwo abumva bashobora gukurura bakagera kure bitewe n'amateka y'aba bana. ibihe byose ni ukuri dukwiye gushima Imana cyane kuko Imana yadukoreye ibikomeye n'ibitangaza ibyo umwana w'umuntu atashobora kuvugisha umunwa, ahubwo gusa icyo Imana yakoze irakizi neza, kandi n'intambara yarwanwe Yesu arayizi neza. Ndashima Yesu cyane kuko ni ukuri yadushubije ikadukorera ibikomeye n'ibitangaza. Igihe umwana yakundaga kuvuga umubabaro we yibwiraga ngo hari ni wowe ufite gusa, ahubwo natwe twashengukaga. N'icyatuma badahaguruka kuko twabaye mu bihe bikomeye, kandi igihe cyose nabararikaga ntabwo baburaga. Ndabona Paul yaje, murumuna wanje yaje, mwene data dusangiye icumbi yaje, abo bose twafatanyije ku gikumba mu buryo bukomeye. Sinzi rero niba bakorwa n'isoni guhaguruka kandi amasengesho yabo yarashubijwe. Imana yaradushubije idukorera ibikomeye n'ibitangaza. Sinzi ukuntu nabirondora, ni ukuri umwana yarambwiraga ati senge ukwiye kunsabira, ni ukuri nkabyakira kuko ntibigishobotse. Ticeceka mfite isezerano ry'uko uzasubizwa. Ntuwongere kuvuga iryo jambo. Mwana yarambwiraga ati sinkomeze nsenge ntizere rwose. Kuko turi gusenga kandi Imana izadusubiza. Isengesho rizasubizwa ntabwo wumvaga ribuze mu bugingo, ahubwo mu bugingo bwanje ririmo. N'isezerano ndarifite. Bene data nabo bakambwira batumva isezerano turarifite, reka dutegereze tuzasubiza. Nkumva nabo barankomeje. Ngashima Imana yaje, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nta sengesho riba ritoya, ariko ukomeye n'uworoheje byose Imana irabyumva. Ijambo bamvuga ko Imana iryumva, umunsi umwe gwanshegeshe gukinjira mu bugingo bwanje, ni umunsi umwana mubyara we yamubwiraga ati tabe we urampa kado. Nuko ati ndaguha kado yica, tubaze ndayambaje. Ati simbaza ndayambaje ahubwo ndabaza shangazi. Igihe rero yampamagaraga akambaza, naramubwiye nti ntabwo uzi yuko Musafiri yihanye kandi noneho bakaba baramuhaye n'inshingano akaba ari umudiyakoni. Atayiga senge we ati ndishimye cyane, ati Imana ihabwa icyubahiro, ati risigaye ni iryanje. Ndamubwira nti Imana igiye kugusubiza buno, tibuno Imana igiye gusubiza. Nagiye imbere y'Imana nshengutse umutima ntaguwe neza, mbwira Imana nti rero Mana idusiye yubura nubwo yaba yaragiye yigaragasize hejuru, kuko ntibyumvikana. Ndakwinginze ko idusiye yatabe ikwiye kubura. Uwiteka ntabwo yatinze. Umwana yaramaze guhabwa inshingano, ubwo bavuganaga ari mu kwezi kwa 11 niho yarahawe inshingano. Ubwo rero mu kwezi kwa 11 muri kureba kuko igitumye mvuga ndisengesho ry'umuntu ukomeye n'umunyantege rumvikana. Ry'umunyantege koko naryo rirumva. Muri kureba ko byageze mu kwezi kwa 12 mfashe umwana watabe, izina ry'Imana rihimbaza. Nukuri ni ibyishimo byinshi naritegereje. Umwana akimara kumbwira ko igisubizo kigiye kuboneka, sinzi uko nabwiye Imana. Narayibwiye nti ndategereje icyo uzanshira mu biganza Mwami, kandi icyo uzanshira mu biganza nizeye ko ari umwana. Igihe rero twishyiraga mu bitaro kuko mwarimu yabivuze, nari ntegereje kubona umwana, ariko mbaza Imana ati mbese Mwami koko uwo mwana ndamufata mu biganza? Ubwo rero agiye kuza nibwo tabe namubazaga nti tabe umwana yariza? Ati yariza. Muganga noneho ati hubwo mu imyenda mwambike nicyo ceka muga kiryo cyo kibanza, hubwo mutuze dusenge. Twarasenze, muganga arishima cyane aranezerwa ati mukecuru we ndimanjije gusenga mbere yuko umwana afata imyenda yo kwambara, ariko ukuboko kwiteka kumaze kumwambika. Gusa ukuntu Satani yahindishije umushitsi akavuga ngo umuryango guzuzura, none Uwiteka aragujuje, icyuzuzo arabonetse. Imana yacu ihabwa icyubahiro. None buno bwawe umunsi wo gushima, iteraniro ryateranye munejejwe n'igisubizo cyabonetse, ariko muri cyawe numva ntimunezerewe. Ni ukuri Imana yacu ihabwa icyubahiro, kandi Imana yacu ni urukundo, kuko Imana yemeye yuko abasenze bose bagapfukama, yuko Imana isubiza kuniha kwabo, izina ry'Imana rihimbaza. Dufashe umwanya imbere yanyu, ni ukuri ni igisubizo Uwiteka yaduhaye, icyuzuzo Imana yaduhaye, yujuje umuryango, turanezerewe. Sinzi uko nabivuga, Imana igumye guhabwa icyubahiro, kandi ni ukuri reka mbabwire
uyu mwana ni igisubizo koko twasabye n'umuco nture turi ku izuba umuco bitagaragara mu mitima yanyu rero wuzure mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Imana ni nziza kandi umuryango wacu kurakwiriye, kandi nk'uko mubizi hari haciyemo igihe kirekire. Ubu bukwe twabuherukagamo njyewe nari mfite umusatsi wose wari uhari, murabona ko nanje nshaje. Rero nk'uko bagiye babivuga, icyo twashimira Imana ni uko muri ibi bihe, muri iki gihe cyose uko kingana, abana b'Imana batavuye imbere y'Imana. Icyo nicyo dushimira Imana natwe nk'umuryango, ngo Imana yacu yabwe icubahiro. Ikindi tuyishimira nk'umuryango ndetse namwe mwese nk'uko mubizi, nta muntu n'umwe wigeze ashira uyu muryango ikibazo cy'umwana ngo bacirengagize kubera ikibazo cyari gihari. Rero natwe nk'umuryango Imana yadukoreye ibikomeye, natwe turishimye. Gusa ibyo twavuga ni byinshi, reka duhagarikire aha ngaha kuko nyuma ya saa sita dufite ikindi gihe cyo gushima gusesuye. Cyakora sinarangiza ntashimiye n'iri torero ryemeye gutanga uyu mwanya. Burya itorero ku isabato riba rifite gahunda nyinshi, rero ari itorero ari namwe abizera mwemeye ngo iyi gahunda itambuke. Ntabwo twarangiza tutabashimiye, ngo Imana yacu yahabwe icubahiro. Murakoze rero. Bari kunsaba ngo ninsobanure mukecuru. Ubu se ni muri kumubona? Uyu ni nyogokuru, niwe mama w'uyu muryango. Njyewe ni nyogokuru, njyewe ubwanje ni mama w'uyu muryango. Rero reka turangize tubashimira kandi tubifuriza gukomeza kugira isabato nziza. Imana ikomeze kuduha gusangira uyu munezero mu izina rya Yesu. Hari hashize igihe kirekire uyu mubyeyi akabona umwana. Abantu benshi bari bazi yuko atazigera asama inda na rimwe, none wihesheje icyubahiro. Shimwa Mana yacu, icyubahiro ni cyawe. Uhesheje ishema ababyeyi, ubahaye icyuzuzo cy'urukundo, baranezerewe. Shimwa Mana yacu, icyubahiro ni cyawe. Uhesheje ishema ababyeyi, ubahaye icyuzuzo cy'urukundo, baranezerewe. Ijoro ry'impanuka n'ukuri byari biteye ubwoba, reba uko yari kugitanda kwa muganga. Abenshi bari bazi yuko birangiye, nubwo benshi bari bababaye, abandi bibutsaga amasezerano y'Imana. Bari bubitse imitwe yabo hasi, Imana yendaga gutanga igisubizo.
mana yacu icyubahiro ni cyawe uhesheje ishema w'ababyeyi ubaracu tugushimira ibyo wakoze uyu mubyeyi yagize ibikomere byinshi none umwomoje kumuha imfura habwa impundu habwa icyubahiro shimwa cyuzuzo abaye umugisha kuri twe habwa impundu habwa icyubahiro shimwa cyuzuzo abaye umugisha kuri twe habwa impundu habwa icyubahiro shimwa cyuzuzo abaye umugisha kuri twe. ntabwo yaje wenyine nabonye hari bagenzi be baje mu cyubahiro cyabo bahaguruka aho bari tukabakira tukamuha umwanya tumaze kwakira bagenzi be. Pasiteri navuze mbere nuri urimo hagati nabivuze nk'aho musanzwe mumuzi ariko ubwo niko byagenze ariko muramubonye ari n'undi mugenzi we pasiteri n'undi n'uriya mumama mumfashe rero tubakire ngo iki turabakire mu izina rya Yesu umwami wacu Imana ibahe umugisha hamwe natwe amen. Amen. Kuri uyu munsi kugira ngo w'umunezero natwe turishimye amazina bamaze kuyavuga uriya turi kumwe hano mudamu wanjye bavuze ngo yazanye n'undi muntu ariko nazanye n'umudamu wanjye yitwa Nyirazibera Jacqueline hanyuma uriya n'umushumba wa paruwasi ya Bukane hariya mu mujyi wa Musanze ngira ngo abanyakinigi baramuzi bakoze